Kristo bavandimwe, uyu munsi ndagira tuganire ku kintu kijyanye n'ububabare cyangwa se ibigeragezo, ibyo bita suffering mu cyongereza. Murabizi hari ukuntu umuntu agera mu bihe byo rwose by'ububabare, uburwayi, ubukene, ubushomeri, mbega ukabona utubazo twose ni wowe turi kuza tugwaho, rimwe na rimwe ukaba wagwa mu gishuko cyo kugira ngo ahari wenda wowe ntabwo uri mwaba Imana izi ntabwo uri mu mugambi w'Imana. Ibyo bintu bibaho rero ugasanga ewana uri muri season cyangwa se mu gihe ewana cy'ibigeragezo, ibibazo rwose ukaba wakumva rimwe na rimwe wowe Imana itajya yumva amasengesho yawe, ariko si ibyo ahubwo reka twumve icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Ijambo ry'Imana dusoma muri Yudita, igitabo cy'umuhanuzi Yudita, umutwe wa 8 umurongo 25 kugera ku 27. Ahubwo nidushimire Nyagasani Imana yacu itugerageza ubu nk'uko yabigiriye abakurambere bacu. Nimwibuke ibyo yagiriye Aburahamu byose n'ukuntu yagerageje Izaki, n'ibyabaye kuri Yakobo byose muri Mezopotamiya ya Siriya, igihe yararagiye intama za nyirarume Labani. Imana yarabagerageje igira ngo isuzume imitima yabo, bityo natwe ntabwo ari ukuduhana, ahubwo iratuburira kuko ariko igenzereza abayegera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rero murumva ko rigerageza riraduha igisubizo, ntabwo rigerageza ahubwo riraduha igisubizo nyacyo. Rero uri mu bigeragezo, muribuka ukuntu Aburahamu rwose yabayeho afite ibindi byose, abakozi, amatungo, afise byose, ariko aragira ikigeragezo cyo kutagira umwana. Urumva n'ako kababaro yari amaze no kugena ko yuzaragwa ibye, ari umugaragu we witwa Ndera, Eliyazari wari umugaragu we, niwe yari yaragenye ko azaraga ibye, ariko mu zabukuru Imana iza kumuha umwana. Muri icyo gihe cyose yategereje rero, urumva cyari igihe cy'agahinda, umubabaro rwose, abona nawe atazi icyo Imana yamuhoye, gusa kubwo kwizera isezerano ry'Imana aza kubona umwana. Natwe rero ibyo ducamo hano ntabwo ari uko wenda Imana yatwibagiwe, ahubwo ibyo bibazo, ibyo bigeragezo by'urudaca bihoraho rwose ubona birambiranye, rimwe na rimwe ukumva ugiye gucika intege. Imana ibikugerageza igira ngo ukure mu kwizera kandi ukomere mu kwemera, ikayisuzuma umutima wawe nyine igira ngo utere imbere, uva ahantu hamwe mu bijyanye n'ukwemera uzamuka ugere hejuru, wemere ko rwose Imana ishobora byose. Uko byamera kose, aho waba ugeze hose, nta kinanira Imana. Imana ishobora kugira icyo ihindura ku buzima bwawe. Ubwo rero ntabwo aba ari igihano, ahubwo Imana ibigira ngo itume ukura mu kwemera no kwizera, kandi inakwereka ibyo bibabaje byose uri gucamo, ikuburira kugira ngo noneho numara gukura mu kwemera, numara kubona ko nyine ibyo uri gucamo cyangwa se ibyo kuri iyi si byose nta cyiza cyabyo, uzarusheho kumenya ko Imana ariyo nziza gusa, ariyo yo kwizerwa, ariyo yo guhungiraho, ariyo mizero yawe, ariyo gakiza kawe. Mbega igihe nikigera umaze kugera ku rwego rwiza rwo kwemera no kwizera Imana, uzayikurikire udasubira inyuma, kuko
kuko nyine yabanje kukwigisha iragutegura, ikunyuza nyine mu bihe bikaze, iragusukura kumwe bavuga ngo nta zahabu yaciye mu ruganda bacishije mu muriro ukaze niyo nyine iba ifite agaciro gakaze yatunganyijwe, ariko ikivanze n'imicanga n'ibiki byose ubwo wumva ari ibintu biri aho gusa, rimwe na rimwe ushobora guhitaho ukabona nta n'agaciro bifite kuko biba bitwikiriwe n'ibyo bibi bidakenewe by'imicanga n'ibiki. Rero nawe Imana hari igihe igucisha mu bintu bikomeye by'ibigeragezo n'ibibazo byinshi kugira ngo igire ibyo iguhanaguraho bimwe na bimwe by'isi wizirikagaho bitari na ngombwa, bituma wenda ujya kure y'Imana, bituma udahugukira iby'ijuru, udahugukira Imana, utayibonera umwanya, hanyuma ikagucisha muri ibyo byose kugira ngo uzamenyeremo ko Imana ariyo ya mbere, Imana ariyo ifite umwanya wa mbere mu buzima bwawe, niyo yaguhaye ubuzima, niyo ntangiriro y'ubuzima bwawe, niyo ikubeshejeho, ni nayo herezo ry'ubuzima bwawe. Iyo umaze kubona ko wabimenye rero nibwo igukorera graduation ikakuvana muri bya bibazo ikagushyira nyine ahantu heza. Iyo wageze kuri rwa rwego rwo kumva ijwi ry'Imana ugakora icyo Imana ishaka, ikagukorera graduation rwose ikakuvana mu baguza ikagushyira mu baguriza abandi. Sawa rero mugire umunsi mwiza.